Yes, reka tubasuhuze tubifurize n'umunsi mwiza mwese mudukurikira ku Alpha TV. Tubashimira mwebwe mwakoze subscribe n'abatarazikora kugira ngo mukore subscribe mukore kunzogera mujye mubona inkuru zacu umunsi ku wundi. Tubanonosorera rero inkuru zitandukanye harimo inkuru z'imyidagaduro, no kuvuga ngo showbiz nyarwanda yose turahamanuka rwose tukagerayo tukabiganiraho tukabisesengura tukumvisha abanyarwanda ukuntu ibintu bihagaze. Muri akanya rero tukaba turi kumwe na Alpha, reka babwire ukuntu byifashe n'ukuntu tugiye kuganira kuri Rebeni nkuko mubizi yuko ari umusitari hano mu gihugu cy'u Rwanda. My people, nizeye ko mumeze fresh uyu munsi, mumeze fresh cyane, ndetse nkaba ngiye kubasuhuza mbani ikaze kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu. Ngiye tuvugana nk'abandi Alpha B kuri Alpha TV. Rugamba, uyu munsi turabizi neza ko uyu munsi Rebeni afite performance show today tariki 6. Uyu munsi tariki 6 rwose z'ukwa munani, abantu benshi bashishikaye, bamwe nyine ubwo ngubwo babandi nyine baba bashyushye, abanyamakuru bamwe bajya kuri terera, abandi bashishikaye rwose kubera uyu munsi hari show itangaje kandi itegerejwe n'abantu benshi ya The Ben. Impamvu tugiye gukora ubusenguzi n'ubunonosozi kuri iyi show igiye kuba, byavuzwe ko kuri uyu wa gatanu umunsi w'umuganura hari abantu ba creatinze amagroupe. Ibyo akaba ari ibintu byatangajwe n'umufana wa The Ben bita Satani abenshi bukamumuzi mu mafilime nyarwanda, mu makomedi. Avuga ko ari amagroupe ari gucreatinga ashaka kwica show ya The Ben. Rugamba, urumva ibintu bikurikiranye bijyanye n'ibiriho muri iyi minsi, The Ben urumva atibasiwe? Ubundi njyewe hari ikintu mpita ntekereza iyo numvishe ngo umuntu yibasiye undi, urumva wenda birumvikana ko groupe iba ifite abantu bayikurikira barenga 5,000, wenda katuvuge gutyo. Ariko niba groupe y'abantu 5,000 cyangwa se 50 wenda 50 bahagurukiye kurwanya The Ben. The Ben wubatse izina guhera ari umwana mutoya, atangiye kwereka abanyarwanda ibikorwa bye n'abandi ho hirya no hino ku isi. Akubaka izina rye rigakomera kugeza na n'isa. Ese ubundi abo ni bande bafite imbaraga zo gusenya The Ben? Nkuko turi kubyumva, Satani yabivuzeho rwose, nabyumvishe nanjye ubu ngubu byanantunguye. Ubundi bimeze bite aho abantu bakurwanya? Niba abantu bari gukora groupe, ashobora kuba ari groupe y'abantu 1000 bakajoiningwa n'abandi 10,000, abandi 10,000 bakajoiningwa n'ibindi 10,000 paka kugera kuri miliyoni. Kwanza nkuko byari byiteguye, The Ben nk'umuntu ari waje yiteguye agiye gukubita performance, umuntu arumaze umwaka atagira mu Rwanda kandi ukunzwe cyane, wakoze ku mitima y'abahanzi. Nanjye ndi umufana we rwose, ndi umufana we, birababaje cyane muze ati iyi nkuru tuyisesengure abantu bo nitwumva ko itari ngombwa abantu imitima ituze, muri make dukura abanyarwanda mu rujijo. Neza cyane bimeze muri no mugoroba, mbese kuko n'ubundi byari byegezwe uyu munsi amatike yagakwiye kuba yaguzwe, si yaguzwe uko biri, wenda biri bugende neza nyuma, ariko uko The Ben yari yiteguye amatike yagakwiye kuba yagakwiye kuba yaguzwe menshi. Amatike yacyari hasi cyane. Ariko nanone wa mugabo we Alpha B, tubiganireho neza tubyumvikaneho. Uri kumva The Ben tumaze iminsi twumva amakuru ye, guhera umunsi yagere hano mu Rwanda tumaze iminsi twumva ibinyamakuru bimuvugaho cyane, bitangaje cyane ndetse nababaje. Bamwe bavuga yuko ari akarengane gakorerwa abantu bakuru, bitwaje yuko wenda hari ibintu runaka bafashe, wenda umuntu ashobora kuba yafashe nk'agacupa, wenda wamubaza ibintu runaka akakubwira ibintu wenda atatekereje ko yakubwira, ariko umuntu abajije imyaka y'ubukuri. Noneho rero icyo nibona ndashaka kuvuga hafi aho ngaho, The Ben abantu bakwiye kuba bamugarukira. Ni wa muntu waje ashaka kugira ngo ashimishe abanyarwanda. Ni umunyarwanda ashaka kugira ngo ashimishe abanyarwanda, yafashe urugendo runini kugira ngo aze atwereke n'ubundi twibutse The Ben ni muntu ki, tutazibagirwa The Ben ninde, kubera ko amaze wenda nk'umwaka wenda dahari. Abagira ngo abanyarwanda bibuke ngo The Ben ninde, ese ameze ate, ese aratekereza iki, ese aratugezaho iki, sibyo? Ese urabona nkawe muri aha kanya wavuga yuko ni iyihe mpamvu nka The Ben nge nakagiriye impuhwe ndi n'umufana we bitewe n'ibintu bari no kumuvugaho? Ashobora ko wenda ari no mu bibazo byo kuba wenda atari kumwe na Pamela wo bakundanaga, akaba wenda tutaramenya neza, ariko batakiri kumwe afite akababaro ke ku ruhande rwe. Ako nk'abanyarwanda tukaba twamugira gute, twamuhoza tukamubwira ati turi kumwe nabo. Ariko kugeza ubu ngubu biravuga yuko amatike
yaguzwe ari make cyane, ari make kurusha uko yari yiteguye kugurwa kubera The Ben. ese ibi twabivuga gute noneho? Abanyarwanda bundi bashyigikiye bate abanyarwanda bagenzi babo bari mu muziki nyarwanda cyangwa se bari mu bintu runaka bituma bakenerwa gushyigikirwa n'abanyarwanda? Umuziki nyarwanda muri iyi minsi uko uhagaze nawe urabizi, ntabwo bikiri kuvuga ngo ni impano cyane, bisaba entertainment, abantu nyine bagupromotinga. The Ben arakunzwe cyane mu Rwanda, we yakoze ku mitima y'abantu, ni nayo mpamvu twe twiteguye ko nyine agiye kuza hagashya cyane. Ariko nanone ikindi kintu kiriho cy'ikibazo kimwe kiri gutera n'impungenge abafana we, The Ben yaje yiteguwe neza, nta nkuru mbi yari imuriho atari yagera inama. Akimara kugera mu Rwanda, umugore we ntago bakiri kumwe, papa we ibiki bagora upari kumurwanya. The Ben abantu benshi bafite impungenge, nanjye ndimo. The Ben ko ashobora gukoresha imbaraga nke kuri stage bitewe yuko n'ibintu bimubayeho ahagereye mu Rwanda. Ibi biri bad bro, ibi biri bad cyane rwose ku banyarwanda ndetse n'abantu bakunda The Ben mu by'umwihariko kabisa, babyitega kuri stage kubera yuko ngiye ubu ngubu aka kanya ikintu navuga nuko bitoroshye ndetse bikomeye cyane. The Ben nuwo gusengerwa muri aka kanya cyane, ahubwo reka dutegereze ikirori cye kirangire cyangwa se konseri yirangire, nyuma yayo yego tuzababwira cyangwa se tubamenyere neza ese ibi bintu ubundi birimo rujijo ki, byagenze bite nyuma yuko tumenye yuko hari abantu bahagurukiye kurwanya The Ben. Yego, ese The Ben akwiye kubikoraho iki kugira ngo yongere asubire ku murongo, niba ko kazaba yawutaye cyangwa abo bantu babashije kumusenya, niba ko bafite gahunda yo kumusenya cyane yuko babyivugiye rwose. Shitani muramuzi muri za filime nyarwanda mwigeze gukunda rwose, zagiye ziratrendinga hirya no hino n'izindi nyinshi cyane, yabivuzeho rwose. N'umufana we cyane ko nanjye ndi umufana we, menya abantu bashaka kumugirira nabi nabitangaza rwose, nkavuga ati umuvandimwe urashaka kumusenya, twabanyomoza. Yes, hagati aho rero Alpha TV mujyeho mukore subscribe, mw'abanyarwanda mwe mukore share ku nkuru zacu, mukore like, mutange comment kugira ngo tumenye ukuntu tubagezaho inkuru zikurikiye cyangwa se ibyo mwifuza, nimwe tuba turi gukorera ibingibi bavandimwe. Ntimwibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo mumenye ubusesenguzi turi bubahe nyuma y'igitaramo, tubabwira n'impamvu ishobora kuba yateye ibi byose bikwa kuri The Ben. Muhabwe umugisha kuba mwadukurikiranye bakunzi bacu. Of course. Thank you.